N'urubuto rwaguye ku rutare nk'isambi idaheruka imvura. Sho nzagukunda nzakurataho nzajya hose nzagujyana nk'agatako nambara sinzagutererana niyo byabaga ya bizaza hide diamonds munyiteho mubiye kenshi. Naragiye arandikodinga yohereza Bravani mu gitondo yarampamagaye na Bravani ndagenda turabonana. Respect bro. Action. Wagwan, this is miposh Ghetto TV nkuko bisanzwe. Ikiganiro ni Hide Diamond. Nkuko mubibona nago ndi njyenyine ndi kumwe n'umuvandimwe yatangira bibwira. Yes, it's your boy Jabo, #1 TV presenter kwisi ni Muhanga. L'homme sage, l'homme honnête, le travail sans frontières, la muxasine des amoureux. Niwe mugiye kujya mubana muri Hide Diamond. Yeah. Nkwibutsa aho utarakora subscribe, wanze ukore subscribe kuri Ghetto Rwanda kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru n'ibiganiro byacu 5 kama kawaida. Yeah, nkuko mubyumvishije no mu presenter wa mbere mu gihugu. Mu gihe miposh adari yagiye gushaka izo mana down there, Jabo azaba hari. Don't miss. King mine. Yeah. Pipi bro. Popo mzee. Ariko rero ikiganiro wagiranye na Ghetto TV ahantu wagiye uvuga ati mvuye ahantu hakomeye wenda ntabwo ari ngombwa ko umuntu akubaza ati byagenze bite cyane nyine ko icyiza dushima Imana n'ukuri hano kandi ikindi never give up. King man ndashaka kukubaza aho ubona umuziki wawe ugeze honda rukuno wabitangiye ubona utabyumva neza utaza ahuri ko nashaka kukubaza hari ahantu ushobora kuba ugeze noneho hari aho ushobora kuba ugeze ukavuga ati wenda nukubera umuziki ukavuga ati wenda umuziki wanjye araho wanyinjije umuziki wanjye ari cyo wamfashije kugeza ubu maze kugera ku kimwe umuziki wawe. Ntago navuga ko nageze kuri byinshi kuko urumva ndacyari mu rugamba kandi hasi cyane. Hari abahanzi batinya kuba babwirwa ko bari hasi, ngiye ndi hasi. Gusa music yanjye hari ikintu yamfashije ko niga superieri nishyura minerval bivanye mu muziki. Vuga ngo nagize amahirwe yo kugira umwarimu umwe yakoresheje ubukwe arantumira ngo ninjye kumurimbira mu bukwe bwabereye St Paul mu mujyi. Twageze St Paul ndamuririmbira uko twabipanze. Iyo narimbaga mu bukwe naririmbaga indirimbo niyandikiye. Ngiye wambwira icyo ushaka ko nandiko nkacyandika then nkakiririmba. Aho mpavuye nahavanye ama contact menshi. Nyuma yaho nagiye ngira ibiraka byo kuririmba mu bukwe byinshi cyane. Biza kurangira ngiye nishyura minerval mu rugo ntakibabaza minerval. Rebye nicyo navuga gikomeye navanye muri music yanjye. Hari abana benshi ashobora kuba bari kureba Ghetto TV bakareba King Man bakareba urugendo wahereyeho kugeza ugeze ubu ngubu nubwo uvuga ko ntaho uragera ariko kuba ugeze ahangana nabyo ni imbaraga zawe sibyo. Umwana akaba yibaza ati se njyewe ukitinya njye wumva ko impano mfite aho ngaho muri primaire cyangwa muri secondaire hasi nta izangeza niye message wamugenera noneho imumotiva nyine. Ikintu cya mbere ni ukudacika intege. Vango iyi music ikeneye ibishoro. Ubu rwego abanyarwanda bagezeho no gukora music for business not music for enjoyment. Ni ukuvuga ngo iyo haje mu business bisaba ibishoro birasaba ibishoro byo ariko gake bigenda biza. Gusa inama nabagira y'ingenzi n'imwe. Hari umugabo nigeze guhura nawe hari gena ndi muri bisi nsanga muri bisi yicaye umukobwa tuziranye. Umukobwa arambwira ati King Man ndashaka kundirimbira. Ndamubwira nti suguru umva narimba mu modoka ukaturimba ku rukundo nyine kakuvuye ku mutima. Arambwira ati ndashaka kundirimbira. Ndamubwira ni gute ndasakuza mu modoka y'abandi bantu bari kugenda. None hari umugabo twe twicaranye wari wambaye neza bya danje. Baravuze ngo ngo washobora kuririmba. Ndamubwira narabeshye. Aravuga ati rero reka nkubwire niba uzi kuririmba niba ugira ngo kurimba kwawe bizagira ikintu bikumarira ahantu hose uzagira amahirwe yo kumva abantu bagutega amatwi ngo ririmba uzaririmbe. Zamura agakorasi kuko nta wamenya hano. Zamura agakorasi tonde dushimira Imana byose byaciye mu agakorasi. Noneho ikintu cyaje kubaho ubwo byabaye ngombwa banyumvisha kumva kuririmba. Nararirimbye uwo mugabo yitwa Rafiki no MC yari agiye ku MC ngo muri Jabo ari Kayonza.
nahise ndirimba indirimbo with your bravan ahita ambwira ati wow wirinde neza cyane bya naragiye arandikodinga yohereza bravan mu gitondo yaramamagaye na bravan ndagira turabonana respect bro bango mu by'ukuri nahageze kubera ko nabashije kwitinyuka nkaririmba umuntu uri kundeba rero cyangwa umuntu uri kunyumva namugira inama niba ubonye amahirwe ukabona abantu barenze umwe bagutega amatwi ngo ndirimbira ujye urimba ko ntawamenyana amahirwe yaturuka King Mind ukiri aho ngaho wagize amahirwe uraririmba muri icyo gihe wenda si ibintu wari wapanze wari ugiye muri gahunda zawe ari kugira amahirwe uraririmba bigeraho bikugeza muri aka kanya ndashaka yuko nk'akantu nka vasi kuri ku mutima so kuvuga ngo wenda ushobora kuba waranditse cyari kutarakora muri studio n'ibiki ufite akavasi kuri ku mutima wumva wahita uririmba aka kanya kanje nanditse kaba ari akawe kaba ari akuhimbye nonaha kuko umuhanzi burya impano ugendana nayo uhorana nayo ndashaka guhita dushyiramo nonaha kanuka kuri ku mutima nonaha ntacyo nk'urubuto rwaguye ku rutare nk'isambi idaheruka imvura nk'ikirere kijimye na rumuri niko nabagaho narakumenya nk'umurikiwe nk'umwami mu bwami bwe nk'umugaba w'ingabo muri paradizo nk'ikinege umwana umwe watesi iwabo niko ndiho nyuma yo guhura nawe wambereye ubwugamo mu y'amahinda mbere urumuri ubu ndamurikiwe wambereye byose nifuzaga Sho nzagukunda nzakurataho nzajya hose nzagujyana nk'agatako nambara sinzagutererana niyo byabaga nizaza hide diamonds munyiteho mubiye kenshi musaza ahubwo numva baje abantu mufite amafaranga mushore muri hide diamonds twarabyanditse King Mind ndagushimiye ariko mbere yo kugenda hari ibibazo tuje dukunda kubaza abantu ni ibibazo byo mu buzima busanzwe ni ibibazo nka TikTok ukambwira uko byumva nakubwira igitekerezo mbwire nyine ndashaka kumenya nawe ugira ubumenyi dusangiza hari umugore n'umugabo bugarijwe n'ubukene abana ibintu biba byanze nyine tu navuga ati rero urabona ibintu byanze ka dufata umwanzuro wo kwiyahura umugambi barawunoza bajya ku nyubako ndende avuga ati turiyahura najya kwa makuza ubwo ni kwa makuza arangije mu kwiyahura urumva bagombaga kubara gatatu bakagendera rimwe kuko nyine ubundi batandukanywa ngo n'urupfu gusa sibyo ubwo rero nirwo bari bagiye kugenda sasa mu gusimbuka bamaze kubara hasimbuka umugabo umugore arasigara umugore arebye aho umugabo ageze abona umugabo yari afite umutaka ahita afungura umutaka nyine ndakeka ujya ubibona umugore asigara hejuru muri abo bose ninde wahemutse uwahemutse ni umugabo uwahemutse ni indera ariko bose barahemutse gutekereza kwiyahura ubwabyo ni uguhemuka muze ubu ni iki nahura nacyo cyatuma niyahura ibintu birakaza umusaza ntabwo wakwiyahura kwiyahura ngo kubera ubukene ari ibibazo bikurenga mani mayibobo ko zibaho uzi ko hari umwana umara imyaka 30 ku muhanda King Mind ubuzima wacemo ushobora kuba busharira oya ntabwo ari ugusharira ariko ni iki cyatuma niyahura ibintu birakaze hanze musaza ibintu birakaze mani kwiyahura ni ikintu gikomeye ngereka nkwe story nzi yabayeho nziye kutiyahuye oya mani hari umukecuru wiyahuye afata umugozi arawumanika mu giti ajyamo mani mu gihe akiri kwinaganika abantu baba bari kwiyahura ibitekerezo baba bafite baba bavuga ati mani umfashijwe nkabicika ntabwo nazongera niyo mpamvu ngo waba banaga amaguru bya danje umukecuru muri uko kuba umugozi umurimo hano ishami yari yaziritse riravunika rivunitse yikubita hasi akuka amenyo yose ariko usayizi iyo muhuye akumva ngo umuntu yiyahuye aramubwira ati reka abantu barasaze kwiyahura ibintu nabonye bisaba urugendo rero kwiyahura ni hatari King Mind nashaka kukubaza tunasoza ikiganiro cyacu hari indirimbo ugeze kuririmba bavuga n'amabura kindi nyine uvuga ubuzima bayemo hari akavaso waririmbye ati wateye agahinda ababyeyi yesi nabo nyine bakwitagaho uvamo hari ugisohoka hari nirihe shimwe baba barabahaye niki waba barabageneye nk'Imana ikuvuye ku mutima wabashimiye mu buhe buryo kuko aribo bakwitayeho muri cya gihe cyose mama wanjye rero buriya mama wanjye ntabwo nabona ikintu namushimira mugenere message niba nareba Ghetto TV avuga ati umuhungu wanjye ntabwo nabona uburyo namushimira kuko kuva namenya ubwenge hari ibintu bikubaho ukumva abandi bantu bitababaho kuko ngiye ibyo nkorera urukundo nkunda
mba mbona rurenze undi muntu wese yakunda n'umwana we. So kuba rero wari unyitayeho vuga ngo hariya gereza ntabwo biba byemeye gusura, ariko tekereza nari mfungiye Kimironko, yavaga i Nyagatare buri munsi yabaga ari kuri gereza azi neza ko tutari bubonane. Respect your mom. Buri munsi uko njye numvaga kese yanjye yoroshye, nagiye no kubona mbona yanshakira umetero nyohereza umwavoka, ndanamamaga ndamubwira ndi kubera iki wabikoze kandi mbizi neza ko nta cyaha nakoze bakiri mu iperereza. Arambwira ati ibintu byo mu nkiko ntiwabyizera, reka gufashe hato bitazaba bibi cyane. Umumeri yanyitayeho cyane, ntacyo atakoze, ntago mfite ibyo namwitura, ntago njye mfite ibyo namwitura. Respect your mom. N'abantu mwese mufite ababyeyi banyu babitaho kabisa, big respect, kuko no bari abantu bagaciro. King man, urumva ubuzima yaciyemo, ari aho ugenda ukiheba, ari ahantu ntago ari iwacu. Urumva twese badushyiraho nk'abacumbitsi, ariko kuba yarageze mu byaha akomeza kumwitaho. Respect to her mom. Yeah. Ikindi namwe, thank you guys for watching us. Turabakunda, turanga ngo tubagezeho ibyo mwifuza. We are here to get you there. Get on.